aha rero urinjiramo nurangiza ukande hano urana imagine, nurangiza winjiremo utangire kwandika igitekerezo cyawe. Igitekerezo cyawe bahite bagukorera video tayari utangire kwa uploadinga ku mbuga zitandukanye ubone amafaranga. Ngaho rero tugiye kwandikamo fighting and learning videos. Tukimara gushyiramo dukande generate kano kantu kareba hejuru, hanyuma video yacu itangire kwikora. Ubwo twatangiye gukora video, nkaba mbibutsa ko iyi application turimo dukoresha ari Grok AI. Iyi ni application nayo muziri nshyashya ariko irimo gukora neza kabisa ku buryo ushobora gukorera film, ukawukorera amavideo atandukanye, ushobora gukoresha wigisha n'ibindi bitandukanye. Tayari video yacu yamaze kuza, urabona navuze ngo fighting and learning videos. Ya irwana ahita angira gute anirukana. Ngiyo rero yamaze kugeramo kare yabaye, nta nubwo n'amasegonda make cyane ikaba irarangiye. Iyi application rero ya Grok AI ni application nziza ishobora kuzagufasha gukora video zifite ireme, zisa neza kandi zimeze neza. Rero hano hita utangira kuyidownloadinga, ugakanda kuri kano kantu kareba hasi ka download, ukongera ugakandaho. Iyo ukanzeho inshuro ebyiri ihita ijya muri file yawe ikibika muri telefone. Rero urumva ntabwo iyi application igoye kuyikoresha. Hano ubundi buryo ushobora kwifashisha ugashaka prompt, wamara kubona prompt yawe ukayishyiramo, wenda tubare wayandikiye muri ChatGPT, ukayishyiramo, ukayikora copy, ukayipestingamo, yamara kugeramo ugahita ukora generate, cyangwa se ukaba ufite ifoto ukabanza ukayisaba ino kugukorera ifoto, hanyuma ya mafoto ugashaka prompt ukaza kuyakoresha wifashishije ya prompt AI yaguhaye. Reka twongere tugerageze ubundi buryo bwa kabiri, no twandikemo dancing. Rwanda ni music in Africa, kugira ngo turebe nyine turokarize dushyire no muri Afrika, tuganishe muri Afrika, turebe ukuntu iyi AI bifite amakuru ahagije ashobora gukora video rwose kubyifuza uko ubishaka, kandi ibintu bikagenda neza, ibintu bikamera neza. Reka turebe ahangaha, turebe ukuntu bigiye kugenda. Tugiye gushyiraho neza turokarize in Africa kugira ngo nyine turebe ko batuzanira nyine ibyo muri Afrika. Turebe iramutse bikoze neza, iraba kabisa byizeye ko ushobora kuyikoresha bitewe n'aho uherereye, haba no mu bihugu bya Afrika, ugakora video nziza cyane kandi zigisha cyangwa se filime bitewe n'uko ubitekereza. Kuko ahangaha utanga prompt, ubwo ni ukuvuga wowe ufite igitekerezo ukakiha, hanyuma yo igakora generate. Washaka ukabanza ukagukorera amafoto uko ubyifuza, uko uyifuza, tayari wamara kuyakora nayo igahita ikurikizaho akazi ko kugufasha kuguhereza video, bikaba birabaye. Rero ufatanya nayo mu cyane ko ufatanya nayo irimo kugufasha gukora dore ngibyo. Tayari murabona ko byamaze kugeramo, murabona ko abaririmba, ababyina byose byamaze kugira gute, kugeramo kare. Ngabo ababyinnyi bacu bamaze kugeramo kandi b'Abanyafurika, ngira ngo urabibona kabisa ko ari byo. Ngira ngo urabibona ko iyi AI yujuje ubuziranenge cyane mu gukora video z'ubwoko bwose uko waba ubikeneye. Ntago ari ibintu bigoye, we ni ugutekereza gusa byonyine bikaba birabaye. Rero AI akenshi na kenshi zaje mu kugira ngo zifashe abantu mu koroshya akazi. Buriya wafashe kamera ukajya kuri tere, ukagenda ugakamera film, ugakamera amavideo, ugakamera, ukazaza ugateranya, ukagira gute, ni ibintu biba bitoroshye. Iyi AI rero yacu icyo yagufasha ni ukubasha gukora video zawe mu buryo butakugoye. Urategereza ikageneratinga, kandi nta nubwo imara igihe kinini. Iyi AI imara igihe gito cyane urimo kugeneratinga. Dore nk'ubwo byarangiye twapurenga tukareba
tayari ngira ngo urimo urabibona ko ari abanyafurika bari kubyina rwose nk'uko nabyifuzaga, kandi baragaragaza nuko wenda ngiye ntayimanuye ngo yigiremo hano hasi umuntu aba yireba yose, ariko biragaragara neza ko video rwose ari nziza, imeze neza. Buriya ishatse nashyiraho YouTube videos iri kugeneratinga, nkanashyize dancing Rwanda music na Africa nkashyiraho ko bankorera YouTube video kugira ngo izi ifite ratio ya YouTube, bikaba byiza cyane. Rero izi application zirimo zirafasha abantu benshi cyane kurya amafaranga. Murabizi neza ko hari abantu benshi bari gukoresha izi AI, amacano yabo akazamuka vuba, kandi urabona nta nubwo biba bigoye, bagatera imbere bakarya amafaranga. Nawe rero ushobora kuyikoresha iyi application ikaba yagufasha kwikorera amavideo meza cyane kabisa. Ngiye gukora rero nanone, reka nze ndebe niba nongere generating indi, kuko akenshi na kenshi kugira ngo turebe nyine ese ishobora gukora ite. Uko ugenda uyihereza igitekerezo igenda yongera igakora kugeza igihe uri buze kugira gute kurangiriza. Niko bimeze. Iyi ni application nziza ishobora gufasha. Hano reka downloading, kwa kuna kubwiye ukora download, buriya tayari yo ku nshuro ya kabiri byanze bikunze video yawe iba yamaze kugera kuri file yawe uyibikaho. Gutya ku downloading bwa kabiri, ubwo nabwo naramutse ngize gatatu zajya hari ebyiri, gutyo kugeza igihe uri buze kurangiriza gukora video zawe. Nongeye nakoze redo undo kubera ko nashaka kugira ngo nyine yongere ime indi generatingire indi, ariko igendeye kuri ya prompt ya mbere, ndebe ukuntu nayo iraza imeze. Turebe, munategereza, hanyuma ikakora generate, ikabanza ikagera neza ku 100. Turebe ese biraza kuba bimeze bite. Yarangiye tayari, reka tuyiplayinge turebe ukuntu nayo imeze, turebe niba ari sawa. Ngira ngo mwayibonye rwose kabisa, ni inyafurika neza nkuko nayo nabibyifuje. Abantu, imyambarire, buri kimwe cyose ubona ko ni kabisa ni ibyanyabyo. Tukore download kwa kuri kwacu tubigenza, tukayidownloadinga ikagira gute, ikaza muri file yacu, hanyuma tukaza kuba twafata nk'izindi application zirimo za InShoot, application zirimo za application zirimo nka application zitandukanye ariko zishobora kuba zagufasha, zirimo nka InShoot cyangwa Video Maker cyangwa se CapCut. Na application zeditinga neza zishobora kugufasha rwose, ukaba wabasha gukora video yawe neza cyane, igasohoka imeze neza, ukayaploadinga, hanyuma ukinjiza amafaranga ahantu hatandukanye, ukaba wakora video zamamaza, video z'ubwoko bwose ushobora gukenera uko ubishaka. Izi rero AI kabisa nizo kudufasha kugira ngo tubashe guproducinga mu buryo butatugoye, tubashe gukora video zisohoke zijya hanze bitatugoye. Cyane ko ziba zifite uburyo ushobora gushyiramo, zifite ubushobozi karite, gukora ibintu biri karite, biri kuri karite nziza cyane, biri ku rwego rwiza cyane. Reba nk'iyi video ukuntu imeze, urayibona kabisa ko ari sawa cyane, imeze neza cyane kabisa. Ni nziza cyane. Twongeye tudownloadinge kwa kundi, tumara kudownloadinga tayari yamaze kugera nayo buriya muri file yacu, buriya irabitse kuri telefone. Uko niko kuri. Twongeye tugeneratinga n'indi video turebe, tuzigeneratinge turebe nayo ubundi bwoko buri buze. Turacyari gukora kuri ya Dancing Rwanda Music
Africa like noneho intore, nashyizeho intore, haranashyizeho intore kugira ngo nyine ndebe ko ishobora no kumenya ko uriya muco wa kinyarwanda nawo bikore, turebe nyine, turebe ko bishoboka. Ubwo aho ngaho bari butugeneratingire video, nibamara kutugeneratingira video baduhereze turebe ukuntu imeze. Reka tuyiplayinge turebe ukuntu imeze. Tayari ngiyo bari kutwereka umuco ujyanye, uburyo bujyanye n'imibyinire y'intore. Ngira ngo urayibona, reka tuyidownloadinge bibe birabaye. Turashimira rero abantu bageze ku musozo w'iyi video, tubashimira cyane, tubashimira kuba mwarakoze subscribe, abandi bakora like, share, baduha comment bitewe n'ibyo bifuza kutubwira, bose turabashimira. Tubifurije umunsi mwiza kuri Habijid Nduba TV, kandi igihe cyose tukiri aha ngaha, Imana idukomereze ubuzima twese, muhahire amajyepfo, amajyaruguru, muhahire iburasirazuba n'uburengerazuba. Tubifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose bya buri munsi, kandi tubashimira ko mugumya kudushyigikira mu biganiro byacu dukora umunsi ku wundi. Rero Imana ibarinde. Iyo ni Habijid Nduba TV, naho ubutaha. Ciao.